ntabwo nshaka kumva icyo kintu niba ko kunyizera nk'uko nkwizera ntibinaba ngombwa ukora ibidakoreka nyine kandi ndabizi neza ko ari we muntu wa mbere unyifuriza amahoro n'ibyishimo mpa rero gutuza muri njyewe icyitwa umwanzi wanjye cyose ugikura imbere mabuje kuri inshuro ndabikora uko ubyifuza buri munsi ariko ni kuko unsezeranye icyo ngusezeranye ni uko ugomba kuba wishimye nzishima gute se abanzi banjye bankanuriye ndaza kubigukorera uko ubyifuza kandi biragenda neza ntubabare n'ibibazo bive mu nzira nta n'ingaruka nshaka zikwegera n'ubundi ndacyakwizera Kevin arakoze cyane amagambo umbwiye nizeye ko buri kimwe cyose gitungana kuko nzi ko ari we ntwari yanjye kandi ari we murinzi wanjye sibyo ntukandebe gutyo icyo mbabarirwa ntabwo aba ari ngewe ariko icyo nzi cyo ni uko nkwifuriza kubaho neza kandi wishimye hari byinshi byo gukora ariko reka ntangire ntegure n'ibyo ngibyo nsabye ndabizi biraza kugenda neza kandi icyo uza gukenera cyose umbwire uko bisanzwe ntacyo nakubura na gike ndabizi nanjye none se mahoro se hari ikindi kintu mwigeze muganira cyangwa biracyari kwa kundi ntacyari cyahinduka ni kwa kundi ariko nyine umwanzuro buriya nawufashe hari icyo ngomba gukora bro reka gutekereza ibintu byinshi papa sha Fabrice gyo ndeke byite rugamba ko nkiri urwana nta kintu urimo kumfasha bya bindi byawe ikibazo cyanyu muri rwanirira twirwana muri rwego gusa ariko uzi muri Yesu wabuzemo iki wabuze amahoro yo mu Mana ntabwo nkeneye ivanjiri yawe kano kanya nkeneye ibinzira nshobora gukemuramo ikibazo cy'umuhungu wanjye n'umukobwa wanjye nanone urumva ibyo rero by'ivanjiri nzana none ahangaha wiyihoreye ako niba abakurambere bacu baragize mwuka wera akabayobora bagashyira hasi imbaraga zabo Imana ikabarwanirira wowe uri igiki Fabri nibyo byari bikuzanye hano iwanjye kuko n'amasaha reka mubwire wanda kubaza nibyo byari bikuzanye ubwo urumva hari ikisubizo urimo kuma gifatika usibye kumbwira ibyo bintu byawe none se ubundi urabona nasumirijwe koko okay wenda sometime hari igihe umuntu ashobora kuza nabi cyangwa akaza afite ibyo yatekereje ibintu byose bigira iherezo nanjye ibyanjye bizarangira rero inzira ubwizagera yibone uko byagenda kose none se ubundi reka nkubaze muvande byanga bikunda njye nanakureka nkiberaho ukwanjye nawe ukaba ukwawe ariko ntabwo numva ko ari cyo gihe noneho tuganire gakeya nk'abantu b'abagabo twabanye mu byiza n'ibibi ubundi wigeze wicarana na Fabiola muganire ku kibazo wenda cy'umukobwa wigeze umusanga ngo muganire cyangwa we yaragusanze ariko kumuzura mugore ntago muzi uburyo arimo kwitwara muri no minsi ntashobora no kumana kanya no kuri telefone niyo byaba isegonda rimwe ngo uvugane nawe niyo ngerageje kugira gute kumwegera dore ko namaze kumenya n'ahantu atuye ntashaka ko umwanya ngo tuganire urumva turi buryo twakemuramo ikibazo ariko nagumye kubyanga nagumye kwinangira kuriya nk'umuntu w'umugabo nzafata icyemezo n'uburyo ngene na approaching umwana umwe ku wundi tuganire turi buryo twakemura ikibazo nta yindi nzira ubu noneho ndimo kukumva ikibazo yaba afite ni mu mutwe hatoya yaba ari injiji niba iki kibazo atabona ko aricyo kigomba kubahuza ngo mugikemure kive mu nzira yaba ari injiji hanjye ubwanjye sinakumva yuko ari umuntu muzima ukaza umbwira ngo afite gahunda yo kuzagira nabi umwana gusa ibyo bintu ntago yabigeraho nta nubwo ari niyo nzira nzima yo gukemuramo ikibazo ariko nubwo uri gutekereza ibikize kugiye konti tubyihorere nyine nzagerageza imbaraga zanjye nshoboye
kandi n'urubyaro rwanjye ibyo Imana izamfasha kugeraho nibyo nzakira kandi mfite icyizere cy'uko kizakemuka neza. Uriya mugore yanyumva atanyumva shauri yake. iki kibazo ni icy'abagabo kandi bro ntakubeshye Imana izi igisubizo cy'ibibazo byose ufite. Wambwira iki se? Nta kindi wambwira nyine. Nkubwira iki? Ushaka kumva icyo bari cyo mvuga? Nyine uriya mugore ntabwo yabaye nyikubuja. Ntimuganira. Wari ibyo uburyo umwegera nawe ukamukonvisinga nk'umuntu w'umugabo. Ese byibura wamenya haba? Ndahazi kuba ndahazi nose ndahazi naho bimukiye narahamenye. Ariko giye ntashaka ko tuganira, harushaka ko duhura. Ariko ndabizi ntambwe ngo yarugaritse muri company. Ariko ntimuvugana. Ubwo se muramfasha iki? Uraza mbwira iby'ivanjiri gusa. Gerageza nawe nk'umuntu ufite ubushobozi urumva bw'umugabo n'imitekerereze yawe ya kigabo umugerageze umwegere umuvugisha umuganizi cyaba ari igisebo gikomeye kuba umwana we yabyara na musaza we. Ese mbere yuko mbimubwira mwabiganiriyeho wabimubwiyeho? Kanyumvira niba mubwira ngo ntabwo ashaka kunyumva urajya kumbwira iki kindi? Wamenye yabaguteze waramusuye cyangwa yarakwibwiye? Fabo ndabona utangiye kumbere rwose sereri igera kubwire yuko nahamenye umukobwa we twaganiriye amaze kundangira aho atuye ndabikubwira inshuro zingahe rose njya ngo nyirene shyiramo imbaraga nawe nk'umuntu w'inshuti yanjye uzi ikibazo imizi yacu urakiza sibyo nibyo koko nabyemera haruhare rwanjye muri kiriya kibazo nk'umuntu w'umugabo wakoze amakosa kutabwiza abantu kuri hakiri kare urumva sanga birushye mu rukundo rudashoboka ariko nawe nk'umuntu uzi ikibazo imuzi wacyo umfasha mu mbaraga zawe ufite uburyo waka approaching umuntu bita Fabiola ukamuganiriza ukamubwira ko akwiriye kunyumva kabone n'ubwo wenda adashaka ko ari ibindi bintu twaganira bitandukanye na affaire y'abana ariko akama umwanya kuri gahunda y'abana. Abuje nari mbitabye n'ubundi nta kibazo. Sundi warekeye kunyita nyakobuja. Kunzi ko izina nyakobuja ry'umuntu ari uko ubu bwira umuntu ukamutuma ikintu akajya gukorera akakubera umukozi. Ubundi urebye ubona ukiri umukozi wanjye. Nase kandi nacumuye iki? Ariko kubera iki abantu mwibagirwa vuba koko? Keve ni iki kintu ntagukoreye? Ni iki kintu ntaguhaye? Kunzi wese ukagera naho hari n'icyumba cyanjye ukizi imitungo yanjye yose izi nta kintu n'iki na kimwe cyanjye utazi. Ni iyihe mpamvu ishobora gutuma ngutuma ibyo ngutumye ntubikore? Ntabwo nagutumye kwica Shane waramwishe. Wampe iyihe mpamvu? Ese cyagiye umbwira ngo uzahora umfashe ikiganza warambeshyaga hari uri kunyinisha. Ariko kugeza izi saha ibyo nkubwira byose nta na kimwe ukora. Ntabwo nagutumye kwica Shane. Ngaho reba uriya mugabo ngo ni se w'amahoro ngo umugabo wande. Ntabwo namugutumye kumwica warigeze umwica. Kira kigabo kiriwe kiza kuneshereza umwana umutwe. Keve. Kubera iki abantu bose ku munota wa nyuma bampinduka? Kubera iki ibyizere byanjye byose ntanga murangiza mu ngambaniye? Warangiza ngo urankunda ngo uzanshyigikira. Sebasi mabuja. Kuko biruhande nabyiyemeje. Kandi ntabwo uzakosa ngo ntume ko ukomeza gukosa cyangwa se ukora irindi kosa mu buzima turi kumwe. Ibyo byose bitakara kugusuzugura. 100% mbikorera wowe. Nta kiza mwifuriza ibyo byose nabikora uko bivuze. Sebasi ubona guhora umuntu akareba amaraso y'abandi bantu ni umugisha uva ku Mana turi gukorera cyangwa ni imyaka umuntu aba akomeza kwisiga? Ukuntu ngukunda nibyo mwifuriza.
nyine kubaho ubuzima butarimo hanyuma se kukunkunda no kumbwira ngo kuba mu buzima butabamo ibyaha ubundi mbayeho gute ntibirutwa nuko nkomeza kuko nkaba sekibi bikarenga ko n'ubundi isa nkaho isi yaramvumye n'Imana iramvumye njye ubona mfite umugisha nk'uw'abandi ikibazo kimwe kiva hazaho ikindi ese basi uranyizera wowe reka dushake inzira irangiza ibibazo neza bitajemo gukaraba amaraso y'abana b'abantu keve basi binkorera ndemera ngo ukunde nk'uko ubyifuza ariko ubica nta kintu ushaka cyakitambika mu buzima bwanjye n'umwana wanjye keve ndakora icyo ushaka cyose niwe muntu wenyine nizera muri ubu buzima niwe muntu nzi ko ushobora kumbikira amabanga niwe nzi ko wankorera buri kimwe cyose basi bikore turakundana ndaguha urukundo ngo na buri kimwe cyose keve mbabarira nta wundi ntabwo wansiga nta nubwo wantererana bigeze ahangaha gusezeranya ko ibintu byose biraza kugenda neza kandi bitarimo gukora ibyaha niba unyizera nta bundi buryo mfite uretse kurimbura abantu bose bakava mu nzira keve ndakwizera 100%, ariko kubona umuntu ari kuntesha umutwe nta kwihangana afite wabikora byose ukabikemura byose ukabirangiza keve ndamubwira tuze ndakwinginze wafunga ahangaha ubundi nkaza tukavugana ubundi umeze hanze ndi umuzamu ndi imbwa ndi iki muri byose ese ntabwo nagusabye ko utongera kugaruka hano reka nkubwize ukuri rero urabona inde muntu wakujya kugukingurira ni ukuvuze nanjye ndavuze ngo kugira ngo umve ahangaha nzahava sinzi ukuntu bya hera aho wicaye aho hera none nanahicara wicaraho imbwa niziza ndaba nkurora none iki se imbwa se imbwa iri gusunuka amazuru ahanga ubu uzanga umunwa w'imbwa ntabwo wacamo ubucemo none ndebe ninegera inyuma ariko ubundi reka mubwire waretse tukavugana ibintu bya nyabyo ubundi ibintu bikava mu nzira ngavuga numve reka twumvikane ni gute umbwira ngo ntabwo nkigutinya nanjye ntabwo ngutinya none ubu tuvugana ndashaka nta nubwo wigeze uninya wowe menye buri kimwe cyose njye ntabwo nkigutinya ndashaka menye buri kimwe cyose kuko nanjye ahantu ndimo kurara urumva kandi ngomba kuvanga amenye igisubizo cyanya cyo ku mwana wawe akubundi umwana wawe wamuhaye iki umwana wawe uhora uririmba umwana wawe ni n'akari kantu na gato wamuhaye byibuze uvuga uti umwana wanjye ntanambona azagira ubwo bwuzu ni iki kimbwira mbwiza ukuri umbwira uti namutanzeho iki ni ukuvuze utumva se ni erega buriya ntabwo ndimo kubyemera ibyo umbwira byose sawa noneho icya mbere namurara ijoro habaye yararega nkakanguka icya kabiri akarwara icyo mu nda nkavuza ntabwo wibuka bavuga ngo yarwaye intuza ngo yarwaye intuza narangiza nkajya kugira ukagira uti ntabwo nagiye kuvuza urumva wagiye kuvuza uranishyura umwana wanjye akarwara icyo mu nda nkavuza akarwara malariya nkavuza yarwaraga icyo mu nda ukajya kuzana umugombi yego ariko umugombe wowe waheraga hehe ntabwo ari kwa nyirakuru ikindi cya kane noneho ibintu byampinze cyane kurushaho kandi tubyumvikaneho nawe utitaye kugira ngo wirengagize ntabwo uzi yuko twagiye kumutangiza bakaduca amafaranga 1,200 warayishyuye none ntabwo yize barayaduciye niwe wayishyuye niwe wayishyuye ntabwo wambwiye se ngo nta kibazo ngo agomba kuvura ngo agomba kwiga nuko yarakuvunnye ikindi cya kabiri ntabwo yibuka yarwaye akajya mu ntuza akajya mu bitaro bikuru muri satere do sante bakamwandikira ibitaro bikuru akajyayo nkamurwaza gake bamwandikiye ibitaro uramurwaza ukajya umugemurira ukamusura mbese warabikoze none ntabwo wambwiraga ngo nteke igitoki nkikireme n'iki nkamugemurira wahake se igitoki wahake ntabwo bahaga bakiduha yari abaturanyi bose no kugiteka nabyo urabitwishyuza umwana yiga pirimeri agire gute arangiza none ageze aho ashaka kunkiza nushaka umbwire ngo ngwekere akare ngwiki
shaba umva barakubeshye kumbi impamvu zose uri ahangaha udasiba ahangaha urimo uramubaramo amafaranga nkamubibaramo amafaranga ntabwo ari igishoro cyanjye ni igishoro cyanjye kubera yuko baravuga ngo uko byagenda ni igishoro subiza amerwe mu isaho rero ntago ari uwawe subiza amerwe mu isaho si uwawe uko yaba atari uwanjye cyakajana cyangwa ni kandi nawe urabizi umutima wawe urabizi ko nta kintu kimwe wigeze umutangaho we wafunguye ahangaha wafunguye ahangaha oya buretse imbwa oya buretse tubanza twumvikane imbwa nta tumvikana icyo uvuga ubundi ntambwe iganira n'umugabo uwuhe njyewe uraseka wowe uranseka wowe ntago ngusetse ndimo kuganira n'umugore wanjye nishakiye ariko rero doni impeta ndacyayambaye ndeka ni Yesu ashimwe Yesu warakoze ibyo byose ntabwo ari amasengesho yanjye ntabwo ari igishoro cyanjye natanze mvuga ngo ya Fabiola umva rero iyi ni imitsi ya Fabiola nta nubwo namubyaye nta nubwo ndashaka umwana wanjye baza yego mana yanjye ariko ibi ni ibiki urashaka bigende ndashaka wowe ahubwo urashaka iki ntacyo rero nimba ntacyo genda ndashaka umwana wanjye ndashaka umwana wanjye kandi nabikubwije ukuri ndakubwira ngo uriya ni igishoro cyanjye kuko naramushoreye arigaraminuza agira gute ubu nibwo ushaka kumusaruramo icyo bita amatunda okay nabyumvise ngo amatunda yikombera we nabyumvise n'ubundi nta rukundo rwakugenzaga ahubwo mva diro hasone muhe diro uzi icyo ari cyo akireka wenda irimo iyo ntushaka umwana wawe baze bamukwe bagire gute mbese bampi nk'abampa amafaranga uwareka kuguhuza nawe akakwihera amafaranga inde wowe byemere iyo dini ndimo kuguha amafaranga nyine mahoro se mahoro atabonetse ukabona amafaranga ntiwakwishima ari nduyamubwo icy'ingenzi se naho azaturuka icy'ingenzi ni amafaranga we vuga nimba wayemera urayanze nigendere ninde uyampa ariko buretse gato mbwira umuntu ugomba kumpa amafaranga nari mbizi ko nta rukundo rwakugenza ni amafaranga fata amafaranga undekure wigendere buriya rero hari ibintu muba mutazi ntibikize muba mubona murya mukaryama mukagira gute ariko imitima y'abantu yararakaye urabona twe imitima yacu itararakaye urabona bitamaze kurenga ko noneho reka nkubwire njye ndarushye guhora numva ibintu byinshi biza byuzurirana muri njye ese ubwo uraruha utararuha urumva norohewe ntabwo norohewe habe na gato uzi ko nsigaye nakibasha no kuryama ngo nsinzire byibuze iminota 10 nibura naba nawe waryamye ese ntabwo uryama iyo urebye ubona ndyama njyewe cyakose nawe ntabwo uba worohewe nuko nyine nta muntu wagira uwabibwira hari ikibazo gikomeye mba nkwicaje mu ruganirizo uri no kuvuga ubuse uriya mugabo uhora ahangaha we bizagenda gute urazerera ahangaha aza gutesha abantu umutwe ukuntu ejo bundi Fabiola yanutse ese iyo urebye Fabiola ubona ari umuntu wo kwicara agatuza umuntu akamumenyera kuriya akabyakira bigacanuka arandenganye hari uwo mba natumye hari uwo mba nahamagaye uriya nari nzi yaba kuza kunteza ibibazo gusa no kunkuraho nari nibereye ibintu ngiye kukubwira singira ngo upanike cyangwa ngo ubyereke mabuja ko nabikubwiye ni ibiki bishyashya uriya mugabo wawe wirirwa yikarakasa hano
mabuja se umuzi ukuntu ateye se keve ibintu utangiye kumbwira w'intera ubwoba mbabarire ndakubwira ndakwinginze ikibazo cyo kubwira abagore ni iki ako ntukavuge ngo abagore ndakubwiye ngo mabuja uramuzi uko ateye yego cyangwa oya ndamuzi use simuzi simaranye nawe igihe uriya mugabo wawe rero ngiye kumukura ku isi ninde